byiza bakomeje gukurikira gahunda za Riyo Toke Media. Uyu ni wa mwanya tubahariye kugira ngo tube twagira bimwe tugorana mu bitekerezo kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Turabizi neza ko mu buzima bwacu nta muntu uzi byose, niyo mpamvu tugira ngo icyo uzi nanjye icyo nzi tujye dusharingana kugira ngo bigende neza. Noneho ubumenyi dufite tujye tubusangira kugira ngo none niba uzi iki ariko ejo wamenya ikindi biturutse kuri mugenzi wawe. So nifuje kuhapurodinga ino video kugira ngo mfashe bamwe muri bagenzi bacu twitegura gukora ibizamini biturutse muri MIFOTRA byo ku myanya y'ubwarimu. Hari bimwe mu byo nateguye kugira ngo mbasangize wenda twagenderaho cyangwa se twakwitondera nk'abakandida b'ibizamini. Ikintu cya mbere ni ugutegura mu mutwe, kumva yuko uri ready mu kizamini. Ibizamini tugiye gukora ntabwo ari ibintu bivuye mu ijuru, ntabwo ari ibintu bipangitse cyane ku buryo wagenda ngo ufate ugire ibintu bikaze cyane. Tegura mu mutwe wawe wumve uri fresh, wumve bimeze neza, ibizamini uzagikora nta kabuza. Ari icya mbere gutegura mu mutwe, kumva yuko nyine ushoboye kandi uzagitsinda, ukirinda ubwoba, ese kugira confidence cyangwa se kugira icyizere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari bimwe mu byangombwa tugomba kwitwaza. Icya mbere, irangamuntu yawe ni ngombwa, ni ingenzi kugira ngo uyitwaze. Icya kabiri, username yawe na password nabyo birakenewe, ariko ntabwo bikenewe gusa kugira ngo uze ubifite, ugomba no kuba ubizi ku buryo anytime ubibajijwe wabasha kugira ute kubitanga, kubera ko uzabikenera urimo kwinjira kuri account yawe yo gutegura ibizamini. Icya gatatu, rimwe na rimwe turabizi abo twiganye cyangwa se abo twagiye duca mu mashuri, hari ikibazo twagiye duhura nacyo ugasanga uhaye ibizamini ese utangira urakora utarebye amabwiriza. Mu nzira zo gufungura ibizamini bya MIFOTRA hari ahantu hari amabwiriza, muzitondere kubanza gufungura amabwiriza ikizamini cyatangiye. Ufite uburenganzira bwo gufungura box irimo amabwiriza ariko utarakanda kuri start exam. So it could be better when you start reading instruction before you start doing exam. So ibyo ngibyo bizagufasha kumanaginga time yawe yakugende neza, kuko nufata igihe cyo gusoma amabwiriza kikabarwa mu gihe wakwiye kuba uri gukora, bizatuma hari iminota nyine uzaba uri kwiga, kandi byemewe ko wasoma amabwiriza utarakanda kuri start exam. Iyo uri gusoma amabwiriza utarakanda kuri start exam, igihe uri gusomera amabwiriza ntabwo kibarwa, kubera yuko already ntabwo wigeze ukanda, ahubwo igihe gitangira kubarwa iyo wabonye ka kabuto kagakanda kuri start exam, byo bihita biba. So ndagira ngo mbibutse rero, icya mbere menya ko ikizamini cyose kigira amabwiriza, kandi ugerageze ugire ute uyasome ubyumve, kandi akubwiriza ngo ugenda wiruka yasome neza uyumve, ubashe kuyumva nyine ku buryo uravuga uti ibyo ndi bwirinde mu kizamini nabyo bizagufasha mu bizamini uzakora ndetse n'ibindi uzakora. Benshi muri twe bagiye baduha winduka ugasanga baguhaye amashuwa multiple, ariko ugasanga wihitiyemo kudevelopa ibintu utabazi bitewe n'iki amabwiriza ntabwo abashije kuyasoma neza. Icya gatatu ni ukugera ku kizamini kare ku gihe. Aho ukorera ikizamini bisaba ko nibura iminota 30 uba wahageze, ugatangira kwitegura. Ntabwo ari byiza kugenda amasaha yagukize, ibyuya, umunaniro, stress, ugatangira ikizamini, irangamuntu ngo nayibagiwe, username password ngo nibagiyemo akadomo, ngo nari nasizemo ngo rimwe, none ngo mbonyemo ngo none ngo dushyiramo rimwe, ngo bakansaba kabiri. Ibintu nk'ibyo ngibyo, izo stress zose ziza iyo watinze kugera mu kizamini. Ariko niba ikizamini cyawe kiri saa 7 for example, kiri saa 7, kuri site yawe nibura hagere saa 5. Saa
ushobora kuhagera ukaba urelaxinga, ukaba uridinga utuntu nk'utu ngutu, bizagufasha kugira utekure examen neza. Poliki rya gatatu ni ukwirinda gushukura. Gushukura ni iki? Ushobora gushaka ngo kureba kuri mugenzi wawe bari gukora iki, kora ibyawe. Diporome yawe ni iyawe, warayitsindiye, n'ubwo ugomba gukora ibyawe. Ikindi tugomba kwirinda no gupanika, twumva yuko dushoboye. So murakoze cyane, niba ushimishijwe n'iyi video kanda subscribe, share, comment kugira ngo ujye neza. Murakoze cyane, bye bye.